Nongeye kugusuza tukiri kumwe kuri micro ya Celebrate Xmas Party. Ni igitaramo kigomba guhuriramo ibyamamare byose Nyarwanda ku tariki 25 z'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2012. Ngo turi kumwe yitwa Mani Martin. Martin reka ngo yikaze. Asante sana. Buriya introduction yo muhanzi Gingora. Ay mama ndaraye shenge, mama ndaye ntaramanye nande, nisindaye ndibutahi iwacu nahi wabandi harahanda iwabandi sahanu Martin reka tugire vuba nanjye ngi wanjye. Hanyuma Martin reka nongere gwikaze nanone. Urakoze cyane. Martin iki gitaramo urakibona gute? Iki gitekerezo ni igitekerezo cyiza cyane cyambere n'urumva abantu barahura bakamenyana ubwacu tukamenyana tukafata amafoto ari amafoto ntekeza ko aba public bikeneye abantu bakeneye kubona kuri social media y'aba celebrities b'abanyarwanda bose bari hamwe urumva bizaba ari ibintu byiza. Ikimwereko nuko gitaramo kizaba bukeye bwaho hari anniversaire yanjye. Wabutse ko habuze gato yangu be Noel. Habuze gato kabisa. Nari kwitwa Manuel. Warumva amakado yose mbe nisabe amakado yose muzayazane muri Christmas celebrity party. Wow abakunda Mani Martin bose ubwo ngubyo ariko Martin wambaye neza by the way. Thank you. Ariko kwamba ni ibintu bya mu mutwe noneho utuntu two duhoramo kumyifungura hano. Horaho twebwe. Martin nkunda kuno ukora ibintu byawe nubwo interview zose maze kuzenguruka nkora urabona noneho uyu munsi hano nicaye decoration ari Martin ko kikunda ibintu bijyanye n'umuco cyane. Uyu ni wenge kuno bino bintu nibyo mbamo nibyo binshimisha nibyo bituma niyibuka nkumva ko nyine ari ngewe. Ikindi kintu kidasanzwe abantu babibonamo ubupfumu babibonamo uburozi n'ibindi byinshi cyane numva abantu babimbwira kuri social media ariko nta Martin araterekera nta kindi gihambaye kirimo nuko nibyo bituma numva ko ari ngewe. Martin n'umuziki wawe ni kukoretse abafana bawe bahagaze gute muri rusange bari mu kigero cy'imyaka ingaho ugereranyije? Abafana banjye ni mu kigero guhera rwose ku mwana ukiga kumva no kuvuga kugeza ku muntu ushaje wundi utakibona bose bakunda ibihangano. Narabibonye muri video yawe yitwa Afro. Abana abajene abakecuru ubona ko haje zose zirimo abantu bose bibona mu muziki wanjye kandi numva mbashimira cyane kuko ni nacyo ngukorera kugira ngo abantu bawumve. Ni nayo mpamvu nshyiramo n'umuco cyane ko umuco ari ikintu abantu bo mu byiciro byose baba bagomba kwiga no gukuriramo. Martin hanyuma rero buriya nawe nubwo uri umustar ku giti cyawe ariko wasanga ari undi mustar ufana cyangwa wikundira bitewe nuko mubanye. Ntagende ko tubanye cyangwa iki ndashaka guhura na Seburikoko. Kubera Seburikoko birakomeje abantu benshi sebu siko se bari superstar. Seburikoko ni umustar wanjye ni umwacteur mwiza cyane nkunda ukuntu yinjira muri character y'ibintu bari gukora. Mbabarira umbwire nk'akantu umunsi umwe Sebu yakinyuka bayatera. Sinshobora kumwigana kubera urwego rw'ibintu akora urwego biriho nta bubasha rwose mfite bwo kuba namwigana ariko kuzahura nawe muri biriya birori bizanjimisha cyane. Hanyuma ira ndirimbo aturirimbe yitwa gute? Ira ndirimbo yitwa Ndaraye akaba ariyo ndirimbo yanjye nshyashya iri hanze ubu maze kwifatira amashusho abantu bagomba kuyitegereza nyamatsiko kuko ikoze neza cyane mu minsi mike cyane zabibageza. Martin ko nta ndirimbo isa nk'indi mu buzima bw'umuhanzi buri ndirimbo bifite ikisobanuye n'ikivuga n'ikigamije n'impamvu yayo. Ndaraye yo bimeze bite? Ndaraye ni indirimbo ivuga ku marangamutima umuntu agira iyo akumbuye iwabo. Iwanyu ushobora no kuhakumbura uhari kubera wenda ibintu utakihabona bigenda wenda bivanwaho n'iterambere uko imyaka igenda ishira cyangwa se ukaba uri ni mahanga. Ni indirimbo narinde nyine ku nzozi z'umuntu ukumbuye iwabo cyane iyo waba ari Rwanda. Hanyuma rero Martin abantu bazitabira mu kino gitaramo ndagira ngo batera amatsiko kuri inshuro ho urifasha micro ngo haye nk'umunota wose. Murakoze ni umuhungu wa nyuma ni Martin ndatumira abantu mwese kuzitabira igitaramo cya Christmas Celebrities Party. Ni igitaramo kizaba gishimishije amaso y'umuntu kireba numva ibizahabera ntikizagucike rwose waba unyazwe zigahera.